umugabo yarambajije ngo ni ikihe gihe cyiza cyo gufata ifunguro rya saa sita. Ni nko kumubaza ngo ni ikihe gihe cyiza cyo kurya. Uzi ukuntu Diogene yamushubije? Iyo uri umukire ubikorera igihe ubishakiye, ariko iyo uri umukene ubikorera igihe ubishoboreye. Aranavuga ngo ujye witondera wa muntu uba ushaka gukuraho urumuri kandi we adashobora kukumurikira. Ni nawe waduye ibyo byo kuvuga ngo dufite amatwi abiri n'ururimi rumwe kugira ngo twumve byinshi ariko tuvuge bike. Abafilozofi benshi ariko iri jambo barigenderagaho cyane. Yaranavuze ngo ni icyubahiro cy'Imana kuba nta kintu na kimwe yifuza. Kuri Diogene rero ngo hari abantu bameze nk'Imana, bariya badafite icyo bifuza. Hari n'abegereye Imana, bariya bifuza bike. Kuri Diogene umwanzuro w'uburezi ugabanyijemo ibyiciro bine. Uburezi ni ubushishozi bw'abakiri bato, uburezi buhumuriza abakuze, hanyuma uburezi ni ubutunzi bw'abakene, ariko uburezi bukaba umutako w'abakire. Yaranavuze ngo ubukene bwera imbuto z'ubwoko bubiri: gutekereza no gukora. Ubukene bwera imbuto z'abantu babiri: umufilozofe nyawe cyangwa umukozi nyawe. Muri make ubuzima bwa gikene bushobora gutuma utekereza cyane ugahinduka umufilozofe, cyangwa se bugatuma utekereza cyane ugashaka icyo gukora kugira ngo uve muri ubwo bukene. Muri make ubukene iyo butakugize umufilozofe nyawe bukugira umukozi nyawe. Ni wowe wihitiramo rero icyo ukwiye kuba cyo nyuma yo gukena. Ese ndahinduka umufilozofe njye mpora ntekereza gusa ntacyo nkora, cyangwa ndashyira mu bikorwa nsezerera ubukene? Uyu mugabo hari ijambo yigeze kuvuga ngo ndimo ndashaka amagufa ya so ariko sinshobora kuyatandukanya n'ayabaja n'abagaragu banyu. Icyo gihe yabwiraga Alexandre Roglin. Isomo ririmo nuko ku isi tuba dutandukanyijwe n'imibereho tubaho, bamwe bakomeye abandi boroheje, bamwe ari abami abandi ari abasabirizi, bamwe ari abakire abandi ari abakene, ariko mumva twese tuba tungana. Mu nda y'isi amagufwa y'umwami ntiwayatandukanya n'ay'abagaragu. Icyo gihe yasubizaga Alexandre Roglin. Roglin yaramubajije ngo se urimo urareba iki hasi? Kubera ko Diogene yakomeje gutumbira hasi. Arangije aramubwira ngo ndimo ndareba amagufwa ya so, ngo ariko sinshobora kuyatandukanya n'ayabaja n'abagaragu banyu. Diogene yari igisazi. Abantu nyine bamuzanye nk'ubu ngubu bavuga ko ari nk'igisazi nyine bitewe n'ibintu yavugaga. Niyo mpamvu n'umuntu wamumbaje yavuze ngo uzavuge kuri wa mufilozofe w'umusazi. Diogene yaravuze ngo kuba inshuti aba ari ubugingo bumwe ariko buri mu mibiri ibiri ubuziraherezo. Aranavuga ngo muri rusange abami b'abanyabwenge baba bafite abajyanama b'abanyabwenge, ariko bisaba kuba umwami ari umunyabwenge kugira ngo abashe gutoranya abo bajyanama b'abanyabwenge. Ibyo bakubwira ngo umunyabwenge amenya undi munyabwenge, ubwenge buza ubwenge. Aranavuga ngo kwiyoroshya niryo bara riranga ingeso nziza. Uyu mugabo yaravuze ngo inzira imwe rukumbi yo kukurinda guhagarika umutima ni ukuba inyangamugayo. Yaranavuze nk'uko amazu abikwamo ibyo kurya aba yuzuyemo imbeba, ni nako n'imibiri y'abarya byinshi yuzuyemo indwara. Diogene yaravuze ngo niba ntazi ibizaba ejo, kuki nahangayikishwa n'ibizambaho n'impfa? Aranavuga ngo iyo inshuti ebyiri zitandukanye ziba zigomba gufunga amabanga yose, imfunguzo bakazigurana. Aranavuga ngo biratangaje uburyo izuba rimurika mu mwanda ariko ntiryanduzwe nawo. Isomo ririmo nuko mu bantu bose wabana nabo hazajya haba harimo abeza n'ababi, ariko nubwo wabana n'ababi kajana ujye wirinda kwanduzwa nabo. Kubana n'abantu babi, abanyangeso mbi, ariko ukamera nk'izuba, bamurikire ariko ntukanduzwe nabo. Uyu mugabo yaravuze ngo ikizakubwira urukundo rw'ikinyoma ni uko ruzaguhindura ikintu utari cyo. Urukundo rutuma uhinduka ni urukundo rw'ikinyoma. Urukundo rw'ukuri rukwakira ukuri. Diogene yaravuze ngo umuntu niwe wibabaza ubwe ku giti cye, biterwa n'icyo yiteze cyangwa se yibanzeho cyane ku byamubayeho. Niba witeze ibyiza gusa hanyuma ukabonamo n'ibibi, bizarangira ubabaye. Niba witeze ibibi hakaza ibyiza uzishima, ariko niba wibanze ku mpande zombi uzishima bihoraho kubera ko uzaba uri munini kuruta ibyiza n'ibibi. Nujya witega rero ntukitege ibyiza gusa, menya ko ibyiza n'ibibi bimeze nk'impande ebyiri z'igiceri. Duhora tuvuga ko ibyiza biri imbere, ariko imbere hahora ibyiza nk'uko hahora n'ibibi. Iyo uhoze witeze ibyiza gusa rero ugerayo ugahuriraho n'ibibi, bikarangira bibabarije umutima.
mu magambo yose Diyogene yavuze munyemere nyasoreze kuri aya ngaya, yaravuze ngo nta kintu na kimwe kiva mu busa. Arongera aravuga ngo ikintu cyiza cyane ku isi ni ubwisanzure bwo kuvuga. Ayo niyo magambo y'ingenzi twagaruka yavuzwe n'iki cyamamare umucurabwenge witwa Diyogene bafataga nk'umusazi, arasara akagwa ku ijambo rwose.